Yo, what's going on? Nanone yongeye yasaze. Mwana ataye nyina gusa nari ibi, ngo arabaga wapi icyuma cyaguhingese nago gityaye. Nago kibaga ngo bikunde kabisa. Byaragoranye. Ikintu utaruzi nuko uriya mujeni yagiye naho mu ndege cyangwa se imodoka agenda boro y'imizigo. Batwara handi batwara imizigo. Ngira ngo uri kumva icyo kintu wenda. None ntabwo ari uko abamutwara mu mizigo. N'umuzigo ku gihugu n'umuzigo ku gihugu amaguru mfite ngo nuko buriya ntaranga muntu agira kubera ko bagiye kumufotora babura amatwi neza amatwi yarabuze bana n'umuntu nyine ugendera ku ifoto isanzwe indi rambuye yose passport nago byakunda ngo ni insuku nta maswa agira niyo mpamvu tumubwira ntiyumve umuntu araryama kugira ngo abyuke baza kumwegura babandi bita ngo nabagwana filimbi gwana filimbi rwose usanga amatera yarashaje hagati kubera inda none ashaka kumbwira ngo uwo muntu koko yavuga ibintu kabyizera ntago bikunda ahantu hose yemereye nk'ingingo z'ibisheke none nakabakange mukanya nabahijwe irya ari kunsaba imbabazi nta bwenge nta bwiza nta karimo ari kwangara nta gihugu arimo nta kintu yesu gukwiri wapi kabisa ari mu cyiciro cy'amatungo bana no ibaze ko famille imwihakana famille nzabereka nyine nayo n'umuzungu zaye hano za Nyabugogo nzamubereka barasa cyane barasabye hatari ase mwari bwabone Jesco zambaye inkweto zifunguye ntago mwabibona kubera ko ifite amana ameze nk'imizi ya tangawizi nyine n'umuntu baye hahangayitse abona bwira ntago abaziko buri buke niyo mpamvu bameze nk'umuntu uri guhumeka umwuka wa nyuma avuga ibintu byose abonye ameze nk'ari gutangaza urupfu rwe so nakabakange yize nabi bisanzwe abayeho nk'impunzi so rero nakabakange tugaraka umusozi ariko uriya mujama ariko ni mubi